nitwa Fabrice Munyaneza, ndi umuririmbyi w'indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana. Ni nk'ikihe kibazo umuntu akubaza ukumva arakubangamiye? Uzashaka ryari? Kubera iki bikubangamira? Indirimbo ko isize amavuta y'Imana ndakora. Sindio? Hello bakunzi ba iBWIZA channel, uyu munsi twabazaniye umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Reka tumwakire atangire atwibwira amazina ye, niba hari n'ayandi yaba ataritswe n'ababyeyi n'izina ry'umuhanzi naryo yaritubwira. Watangira twibwira? Yes, murakoze cyane kumpa ikaze. Ndanezerewe kuba ndi hano. Ni iby'igiciro, by'agaciro gakomeye kandi ndabyubashye, mugeze neza. So nkuko bivuze rero, nitwa Fabrice Munyaneza, ndi umuririmbyi w'indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana. Nta rindi zina ry'ubuhanzi waba ufite ryiyongera kuri Fabrice Munyaneza? Kereka wenda nk'iryo nkoresha ku ma social media wenda sinzi, ariko ngiye bampamagara Fabrice, niryo zina bampamagara, ariko ku ma social media ho nkoresha irindi ritandukanye nayo ngayo. Fabrice, waba ufite indirimbo zingahe zose hamwe izo umaze gukora ziri hanze? Indirimbo maze gushyira hanze n'indirimbo 3. Ngewe nibwo ndimo ndabizamo, nta nubwo bimenyereye cyane, nibwo ndimo ndabizamo. Mwaba umaze imyaka ingahe mu buhanzi? Indirimbo ku giti cyanjye maze imyaka 3 ndirimbo ku giti cyanjye. Ni ukuvuga ngo mbere ariko wararirimbaga ariko utaririmba ku giti cyawe. Watubwiye waririmbaga he? Nararirimbaga mu nsengero kwa kundi umuntu aba mu makorari, cyangwa mu worship team, niho nanyuze ndirimba, kandi n'ubu ndacyari no muri worship team ndacyaririmba. Nubwo ndirimba no ku giti cyanjye ariko ntabwo bimbuza gukora umurimo wo kuririmba mu itsinda ry'abandi bantu. Byagenze gute kugira ngo wumve ko ushoboye kuririmba, kugira ngo wumve ko na mbere utarajya muri korali cyangwa worship team? Ni iki cya boostinze iyo mpano wifitemo yo kuririmba? Rero ikintu ntekereza ko gishobora kuba cyaraboostinze impano, buriya hari igihe abantu bakureba bakakubonamo ikintu kikurimo wowe utakizi. Urumva nko mu rugo numvaga nk'akaririmbo kanyuzeho nkakigana, najya kumva nkumva nkamera arambwira ati ariko ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, uzagiye muri korali gutyo. Noneho rimwe ahantu twabaga, urako mere wanjye nyine asengera muri ADPR, nza kuza kujya muri ADPR. Ntabwo nagiye muri ADPR kubera kuririmba, ahubwo niho nari nsanzwe nyine nsengera, ahubwo ninjira nsaba kujya muri korali y'abanyeshuri y'aho hantu. Ndaririmba, barambwira ngo naririmbye neza. Aho ngaho byatangiriye rero, birazamuka. Okay. Fabrice, mu ndirimbo zawe ufite watubwira ari zingahe zifite amashusho ziri hanze zifite amashusho? Indirimbo ziri hanze rero zifite amashusho ni indirimbo imwe yitwa Ni Muzima, izindi ebyiri ziri hanze ni ama video lyrics nyine ari ku mbuga nkoranyambaga. Izindi ntabwo zirasohoka. Ese watubwira imbuga nkoranyambaga ziriho indirimbo zawe, uburyo umuntu nonaha uri kukureba ashatse ashobora kujya kureba izo ndirimbo? Yego, izo ndirimbo, hari indirimbo yitwa Ni Muzima, hari indirimbo yitwa Imirimo y'Imana. Izo ndirimbo zombi ziri kuri ku ma social media, kuri
platform zose zicuruza umuziki. Wazitubwira? Hari nyinshi, hari Audiomack, hari nyinshi. Tubwira nko kuri YouTube witwa nde, kuko abantu benshi bakoresha YouTube cyane. Yego. YouTube rero nitwa Minister Fab. Yego. Minister nka ministre. Minister w'umuziki. Ni nuko byandikwa minister nyine bisanzwe, ariko ni minister, donc muri uyu murimo umuntu usavinga ukorera Imana bari mu minister, kuko hari ministeri iri muri we. Ngiye ministeri iri muri njyewe ni ministeri yo kuririmba, yo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Iyo urebye ubona gukora indirimbo byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ni iki kibitera? Ni iki gituma bitoroha? Ntabwo byoroshye kubera ko ikintu cyitwa muri business, ibintu byose bisiga amafaranga, urabizi. Gukora nk'indirimbo imwe bigutwara nk'amafaranga. Indirimbo imwe ifite video na audio wate nk'ibihumbi 500, hagati ya 500 na 600. Ikaba ari indirimbo imwe. Ubwo no kuvuga ngo album ifite nk'indirimbo 10 bishobora gusaba nka miliyoni 5 cyangwa 6. Nuko. Okay. So iyo urebye kuri wowe tukiri nkomoje kuri icyo kintu cya album, wumva ari ryari waba wujuje album? Biramutse ari nk'ibintu bigukundiye, wumva ari nka ryari waba wujuje album y'indirimbo nk'icumi? Ndi gusenga Imana izambashishe mwaka utanza ndimo ndategura gukora album y'indirimbo 9. Hari indirimbo waba ufite muri izi 9 dukuyemo 3 ufite, izindi 6 subwo urazifite cyangwa uzakomeza uzandika gake gake? Mfite indirimbo zigera muri 50 na hagati ya 50 na 60 zanditse neza, ziri arrange neza, zimeze neza ku buryo n'ubwo wankangura mu gicuku hambira ati ngwino tu recording. Wahita uzi recording kanya. Izo ndirimbo zose ni wowe wenyine uzazikorana cyangwa se harimo amakolabo? Nta kolabo n'imwe irimo, ariko Imana ingiriye neza ikambashisha wenda kubona nagira uwo mpuza nawe twakorana kolabo, byaba ari byiza. Hagize tuvuge bose bari bukwemerere, ninde wumva wakorana kolabo nawe? Ngiye buriya rero uyu uvuga ati uyu nguyu dukoranye kolabo kabisa nakumva byaba ari sawa. Ngiye abantu nkunda cyane muri uyu muziki pe, muri uyu murimo bakwinspira nka bande? Harimo ni couple ebyiri. Couple ya mbere ni ya James na Daniela. Yego. Couple ya kabiri ni abantu bitwa Fabrice na Maya. Fabrice bazi nawe birumvikana. Bazi nawe. Abo bantu ndabakunda cyane ntiwabyumva. Tugiye mu buzima busanzwe, ni nk'ikihe kibazo umuntu akubaza ukumva arakubangamiye? Kibazo umuntu ambaza kumva arambangamiye, kumbaza ngo uzashaka ryari? Uzashaka ryari? Kubera iki bikubangamira? Nuko nyine mba numva yari private life yanjye, kandi igihe cyo gushaka iyo kigeze abantu babimenya batanabibajije. Ese wumva uramutse ushatse ufite urugo wakomeza umwuga w'umuziki? Nawe ukomeza cyane, ahubwo noneho imbaraga nyinshi. Wumva ari nka ryari wumva uteganya gushaka? dore arakibajije cya kibazo kimbangamira. Urumva se kitambangamiye ubwo ngubwo icyo kibazo? Kuki iki kibazo ryo wumva kikubangamiye ibindi bibazo byose? Reka twikomereze. Tuvuye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari izindi ndirimbo ukunda mu buzima busanzwe kuba wayicuranga nawe atari yo kuramya no guhimbaza Imana? Ngiye rero naba nkubeshye, izindi nzumva nyine ndimo nditambukira nko mu muhanda cyangwa ku baturanyi bazicuranga, ariko ntabwo na telefone yanjye ya downloading indirimbo iri secure nyine. Ahantu uvuga ngo ufitanye beef n'indirimbo zitari zo guhimbaza? Oya, ntabwo ari beef, ntabwo ari beef, ahubwo nyine buri wese agira ibyo akunda none bimufasha. Wumva kuri weho kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari ngombwa ko ugomba kuba ukijijwe? Ubundi
byakabaye byiza umuntu asa n'ibyo atanga cyangwa umuntu asa n'ibyo avuga, nuko wenda target zituma abantu bajya mu kintu ziba zitandukanye, ariko mu busanzwe umuntu yagakwiye kuba asa n'icyo aririmba. Bivuga ngo niba uririmba ubutumwa bwiza bwa Kristo nyine ukaririmba ubwo butumwa ariko usa n'ubwo butumwa. Niba uririmba gospel, uririmba indirimbo zindi ku ruhande za secular, uririmba urukundo, ugomba kubigira urukundo nyine. Okay. Ni ukuvuga ngo kuri weho nta muntu ushobora kuririmba indirimbo se za gospel adakijijwe. Gukizwa ibyo bimenywa n'umutima w'umuntu ndetse n'Imana yiwe, ariko hari abantu bashobora gukora secular bagakora na gospel icyarimwe. Urabazi benshi cyane bagiye babivanga, hari impamvu babivanze njye ntapfa kumenya, ariko njye impamvu n'uyu murimo nkukora, icya mbere gikomeye ni uko nyine ari misiyo nahawe nk'umufolowa wa Kristo cyangwa nk'umwizera wa Kristo wo kwamamaza ubutumwa bwiza mu mpano nahawe. Nicyo n'ubundi nari gukomoza. Ni ukuvuga ngo abandi nta muhamagaro bafite wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Niba umuntu aririmbye indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana, wumva nta muhamagaro waba yifitemo, ariko juste kubera ko ashobora kuba yaririmbye indirimbo y'umusore wakunze umukobwa ukumva ko nta muhamagaro urimo. Watubwiraho nyine ukuntu bitandukanye. Umuhamagaro ni ikindi kintu twavugaho wenda igihe kirekire, ariko ntekereza ko iyo usobanukiwe ikintu wahamagariwe gukora, cyane mu bantu bizera Kristo, bizera Imana, iyo usobanukiwe uwo muhamagaro wawe uwo ariwo neza, wirinda kuwuvangiramo ibindi bintu. Iyo bivangiye ntago bikomera, kuko iyo utambitse amaguru abiri ntago umenya aho ujya, ushobora no gutandagaraza ugahita. Ubwo kuri wewe wumva kuba umuhanzi yaririmba indirimbo y'umuntu umwe wakunze undi, wumva bitari kujya muri gospel neza? Ni ukuvuga njye numva ari urukundo, si urukundo abaririmba. Ni urukundo kandi twese turarugira, kandi n'abiga gukunda wa mungani bagomba kugendera kuri icyitegererezo cyiza cy'urukundo gikwiye kuba Kristo. Nicyo navuga. Rero umuntu uririmba secular akaza kuririmba na gospel ntago ari bibi, nawe abakoze igikorwa cyiza wenda ya gospel ishobora no gufasha umuntu, bitewe n'uko ntawe umenya ubutumwa bwiza bugarukira mu mitima y'abantu. Ariko numva ko kugira ibintu bikorwe neza, ugakoze ikintu kimwe ukakibamo neza, ukaba mwiza muri cyo. Ese nakubajije ku bantu ushobora kwifuza gukorana collabo nabo, waba tubwiye harimo ba James na Daniela n'abandi. Ese weho wumva uramutse usabwe collabo, ni iki wakwaka uwo muntu waba ugusabye collabo kugira ngo umwemerere? Njyewe muziki nkora rero ntago ari iyo gucuruza. Ntago muziki nkora ari iyo gucuruza ku buryo umuntu yansaba collaboration ngo mucenga amafaranga cyangwa icyoya. Mvuga ngo umuntu wese waza kugana azi kuririmba wamuha collabo mugakorana indirimbo cyane. Aramutse aje akagusaba collabo yo gukorana indirimbo nka ya yindi ndimo nkubwira yo kuririmbira umuhungu wakunze umukobwa, wabyemera? Ntabwo nabyemera. Nabihakanira kure cyane. Ese mu buhanzi bwawe uraririmba? Ese uricurangira cyangwa ufite abantu bagucurangira? Nk'iyo ukeneye no gucuranga instrument musical iyo ari yose, hari izo uzi gucuranga muri zo? Nzi gucuranga acoustic, nzi gucuranga piano, ariko piano ho ni gake ku buryo utabicuranga mu bantu nyine, ariko akundi uzi ibintu bikeya. Ariko hari igihe ngira umugisha nyine nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe. Hari igikoresho waba ufite hano hafi ngo ducurangireho niba bishoboka? Indirimbo y'intebe y'ubwami bw'Imana. Naguhawe impano bw'igitambo kizima,
wanshuye Ubuzima bwanjye nabayesha John karibu wanjye inshuti yanjye kabisa reka dufatanye ubundi turamye Imana. Indirimbo tugiye kuririmba cyangwa se ngiye kuririmba ni indirimbo yitwa ni muzima ariyo nababwiraga nyine iri kuri YouTube ifite amashusho kumwe n'inshuti yanjye John rwose reka turamye Imana. Ninde undi mfiteho gushima ninde undi guhimbazwa atari uwameneye amaraso ye ni wowe Yesu ni wowe Yesu ni wowe Yesu umucunguzi mwami wasuzuguwe n'abandi wari umunyamibabaro wamenyereye imisozi imibabaro yanjye iyo wikoreye ibicumuro byanjye ibyo wazize no wizuka ryawe nahakuye indirimbo umutima uramya ko wazutse kandi uriho uri ubuzima bugiye. Umutima wanjye wuzuye indirimbo isi iririmba ijuru ihimbaza umucunguzi. Umutima wanjye wuzuye indirimbo isi iririmba ijuru ihimbaza umucunguzi. Wahigije hafi mu masezerano y'ubuzima wahigije hafi mu masezerano y'ubuzima wa mutima wanjye ibaze ufite ibyo yakoze ni byinshi wa mutima wanjye ibaze ufite yagukoreye ibikomeye wa mutima wanjye ibaze ufite no mwisuka yawe nahakuye indirimbo umutima ko wazutse kandi uriho
umutima mugiye umutima wanjye we ibaze Uwiteka umutima wanjye we ibaze Uwiteka ibyo yakoze ni byinshi umutima wanjye we ibaze Uwiteka no mw'isuka yawe nahakuye indirimbo umutima uramya ko wazutse kandi uriyo w'ubuzima urebye. mbega iryo jwi niryo rifite indirimbo eshatu gusa. Ugomba gushaka izindi ndirimbo mu ndirimbo ufite, mu ndirimbo ziri hanze, niyo ndirimbo wumva ukunda cyane kurusha izindi? Mu ndirimbo nahereyeho intebe y'ubwami bw'Imana. Kubera icyo ariyo ukunda cyane? Nuko ariyo mfura? Oya, ahubwo nayisohoye bwa iyi ngiyi turirimbiye yo yasohotse ryari? niyo nakoze bwa mbere, maze amezi. Ni ukuvuga ngo mu buhanzi bwawe se nabwo bumaze amezi 8 cyangwa ubwo aba ariko tubivuga? Ubuhanzi bwanjye rero natangiye kuririmba cyane, urumva nakubwiye harimo imyaka ntangiye kuririmba mu giti cyanjye, ariko siko nahise nsohora indirimbo. Natangiye kuririmba kwamamagara mu macaces, kuririmba niho ibyo bihe byatangiye. Urumva ntabwo nabwira ko maze amezi 8 yonyine ndirimba. Mubajije mubajije nshingiye ku gisubizo wampaye umbwira ko utacuruza umuziki wawe, ese wumva ariko bizahora? Intego yawe mu muziki ni iyihe? Intego yanjye rero muri uyu muziki cyangwa se muri izi ndirimbo, nakubwiye ngo njyewe niyo mpano namagara, nicyo kintu namagariwe gukora. Ntabwo ndi umupasiteri, nta n'ibyo nteganya, ariko Imana yampaye impano yo kuririmba. Iyo mpano yo kuririmba ni ukugira ngo mvuge ubutumwa bwiza bugere kure, abantu bamenye Imana, abantu bahimbaza Imana, abantu begerane n'Imana, abantu basabane n'Imana biciye muri bya bihangana Imana yashize muri njye. Niyo mpamvu rero nakubwira ko intego nyamukuru ari ukugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bugere kure, abantu batazi Imana. Biravuga ngo kuko abantu bose Imana ishaka kubagira gute, bakizwa, bakamenya Imana, bakamenya ukuri, kukaba batura ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, ukuri kuri mu butumwa bwiza bwa Kristo, aribwo turirimba, aribwo tuvuga. Niyo mpamvu rero nakubwira ko intego yanjye mukuru mu kuririmba no kugira ngo ubutumwa bwa Kristo busakara ahantu henshi hatandukanye, abantu bamenye Imana. Gusa nuko ibi bintu babikoze bikagera kure, harimo n'izindi ngaruka wenda nziza zo kubona ayo mafaranga, zo kubona n'amafaranga, kubera ko niyo se turimo, yukoze neza, yukoze ibintu byiza abantu bakabikunda, n'amafaranga araza. Icyo kintu utagikomozaho nanjye kubaza ikibazo kigukomereye. Kubera ko wambwiye ko ndetse biranazwi ko gukora indirimbo bisaba amafaranga. So nari kubaza se amafaranga uzayakura hehe niba umuziki wawe atari uwo gucuruza? Ariko n'ubundi ikindi kibazo kimwe nsigaranye aho ngaho ntabwo wagicika, ngomba kukikubaza. Ese umuntu ugushaka azakubona kuri YouTube gusa? Ntabwo ujya ukora ibitaramo ngo umuntu azarebe ibitaramo? Ese nta bantu bajya bagutumira mu bitaramo cyangwa se ku rusengero uririmba ryari? Mbese umuntu ugushaka kumva uririmba atari kuri YouTube yakubona gute? Njyewe rero ntabwo ndatangira gutegura ibitaramo, gusa umugoroba nigeze gupanga umugoroba wo kuramya Imana, uza kuza kubamo utubazo hano tuba twasabye tuzakorera bitewe n'ibyabaye nyine hano, biba ngombwa ko hatakibonetse. Ariko
n'ubundi icyo gitekerezo kirahari, umushinga urahari wo gukora evening of worship. Hari ama evening of worship ndi gutegura menshi, urukurikirane ifite theme ivuga ngo vessel of worship, umuyoboro mwiza wo kuramya Imana. Rero ndimo ndabitegura, ariko navuga ko nzabikora umwaka utaha kubera ko hajemo inkomyi, kandi namo nzaririmbiramo n'izindi ndirimbo zanjye zitari bwasohoke. So uretse kuri YouTube mushobora no kumbona no kuri Instagram nkoresha amazina ya Minister Fab, kuri TikTok ni Minister Fab. Indirimbo zanjye izo ngizo zimaze gusohoka zose ziri muri system, uburyo ushobora urubuga rwose wabukoresha, yaba Shazam, yaba Audiomack, ahantu hose. Muri Facebook wabonamo indirimbo, muri Instagram wabonamo indirimbo. So uva ko iyo ndirimbo ariko no kuri email ushobora kunyandikira nkaba nayikoherereza abantu bereye ko. Ni ukuvuga ngo ku mbuga nkoranyambaga zose uriho, umuntu wagushaka wese yakubona. Ese Fabrice, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, mu buzima busanzwe, kuko nk'uko wagiye ubitubwira cyane, twumvishe ko ntabwo umuziki ari ukuramo amaramuko cyane. Ese mu buzima busanzwe waba ukora iki? Mu buzima busanzwe njyewe ndi umutekinisiye. Nibera mu mahema. Nibera mu mahema y'amakwe. Ukora ibintu by'amadekorasiyo y'amakwe? Nicyo kintu kintunze. Ni ukuvuga ngo Fabrice umuntu ukora dekorasiyo z'amakwe, ariko ukiri ingaragu. Ese biterwa n'iki? Kuko urumva ibintu ukora cyane cyane uhuriramo n'abantu benshi, abageni. Ese we ntabwo ujya wumva weho washaka gukora ubukwe? Cya kibazo nakibajwe n'ubundi urakinsubiza, ariko kera. Ni ukuvuga ngo rero kamere muntu ukuntu iteye, iyo ugiye ahantu bakoze ubukwe ukabona ubukwe bwagenze neza, uvayo ushaka gukora ubukwe, ariko nyuma y'iminsi 2 biba byagushizemo. Nanjye rero izo feelings ndazigira, wumva Imana ingiriye neza, ikampa urugo rwiza, nayishimira. Kuko ese tukiri aho wumva ari nk'uwe mukobwa wagushiturwa bo tuyunguyu twarwubakana rwose. Najyewe n'umushuti wawe nawe ashobora kuba kuzi, turaza kumwijama mu kanya atunyurizeho akantu nawe, ariko ze wumva ari nk'uwe mukobwa nyine wumva tuyunguyu twabijyamo kabisa, ko umeze gutya. Ana yanjye rero ikijyanye na types y'umuntu wenda njyewe wanyura, nyine umukobwa wubaha Imana, buriya reka niba ujya mu bindi, ariko buriya kubaha Imana bihisha byinshi cyangwa se bitwikira byinshi. Iyo wubaha Imana wubaha n'uwo mukundana, iyo wubaha Imana uyuha agaciro Imana uha agaciro, kuko iyo tugiye muri wenda nuko naba ntandukire, ariko iyo tugiye mu bintu bya marriage and relationship, ubundi marriage nziza n'ifite urufatiro rwa Kristo, kuko Kristo niwe banze ry'ibintu byose, kandi ikindi Kristo niwe rufatiro, niwe shingiro, niwe cyitegererezo cy'urugo rwaba rwiza. Niyo mpamvu rero ikintu ngiye ngenderaho, wenda niba ngiye kugira uwo mbaza, ndabanza nkareba niba yubaha Imana. Byagorana kuko abenshi basigaye babihisha. Okay, tujye ku muvandimwe muri kumwe, ushobora kuba ari nawe ugufasha mu muziki nubwo atari we wenyine, ariko ari mu bantu ba hafi. Muvandimwe watangira utwibwira, se mwamenyaniye na Fabrice? Okay, murakoze. Nitwa John Butoyi. Nishimye kuba ndi kumwe na Fabrice. Fabrice twamenyaniye mu rusengero, ko abana b'Imana kenshi bahora mu rusengero, aramya, aririmba, nanjye nari muririmbyi mu itorero. Yego, inshuti y'umuhanzi nawe ari umuhanzi. Wewe wumva ko abikora nk'umwuga, we afite n'impano. Jewe ko ari kuririmba bisanzwe nyene, akona no gucuraranga. Urumva gucuranga n'ibyo bintu byawe? Ndabikunda nawe ko asanzwe aririmba, rero urumva bica bikwanamo.
twari nkamufasha duhuriye nk'ahantu guterama aho turi hose tukaramya Imana twishimye binyuze mu ndirimbo kumva ariko ari no byiza. Yeno waducurangira akaziki kamwe wumva ukunda ebana kakandi wacurangira umushuti wawe kabisa aducurangira kumvisha abadukurikiye impano yawe akaririmbo k'Imana duhitiremo iyo ari yose kabisa ebana wacuranga kabisa tukavuga uti uno muntu arabizi. Mbo mujya na music navuga ko nta muntu avuga arabizi ko mu by'Imana nta bumenyi bwo mu isi no bubamo ko ari ibikorwa n'umwuka wayo. Yego ije n'indirimbo y'Imana indirimbo iramye ijambo ry'Imana cyangwa ivuga ubutumwa bwiza n'ubundi ni nk'uvuga ijambo ry'Imana ariko nta majwi meza afite uko we ducurangire ka instrument gusa twumve we ntago ari ngombwa ngo uririmbe nta kibazo. Wow, John kabisa ewan. Gitari urayumva? Nubwo uri kubihakana. Nta birenze ni sawa ariko. John umuntu yifuza ko wamucurangira wabimukorera? Yego kuba ibintu nabyo ni byibari we wese. Ugarutse kuri Fabrice dusoza niki cyanyuma wumva wabwira abakunzi bawe? Abakunzi abafite n'ibyo hamwe n'Imana turimo turategura ibintu byiza cyane. So ibyiza biri imbere kandi mukomeze mudushyigikire kandi niba utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Minister Fab uyu munsi ushobora kujyaho niho zira ndirimbo zose wazikura kuri YouTube channel ya Minister Fab ukazibona ukazumva ugakomanta ugasharinga tukavuga ubutumwa bwiza abantu bakamenya Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazamenya ukuri ngo kandi ukuri kuzagira gute kuzaba watura kumenya ukuri guturuka mu kumva jyaho wumva indirimbo umenye ukuri nawe gusangiza abandi Imana iguha umugisha mwinshi. Mukomeze mukurikire Fabrice ku mbuga ze zose nkoranyambaga nk'umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana ni naho muzajya mukomeza mubonera ibikorwa bye bya buri munsi ndetse naho mushobora guhurira. Murakoze. Bye. Okay.